Muraho mwese njyewe ndi Mpayimana Philippe nabateguriye ubuhamya bujyana n'itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu buzima bwanjye mu rwego rwo kwibuka nanifatanya n'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Abasaba inshuti abo dusangiye imirimo, abo turwana n'ishyaka n'abandi bose ku itariki bamfasha tugatanga ubu buhamya. Kuri iyi tariki rero irihariye, murabizi ko icyunamo kigira iminsi 100 mu Rwanda. Umunsi wa mbere itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 ni ukwibuka mu rwego mpuzamahanga. None icyumweru cya mbere gikurikira iyo tariki ni ukwibuka, mbese ni icyunamo ku Rwanda hose. Noneho nyuma buri muntu, buri bantu, buri sosiyete, buri kigo ababishaka bagira umunsi wihariye. Ni muri urwo rwego rero njyewe kuri tariki ya 2 hari ikintu cyihariye ngira ngo dusangire kandi kidufashe no gusangira amateka y'igihugu cyacu. Nari maze iminsi narahungiye kuri Mahoko mvuye mu Bugesera, naraje n'akagare ka siporo. Nta kintu nari mfite ku mutwaro w'ako kagare uretse agasakoshi kari karimo ibyangombwa byanjye by'ishuri. Noneho nshaka kujya mu majyepfo y'igihugu nyuze ku muhanda wo ku Kibuye. Noneho mfata igare ryanjye ndanyonga, ngeze kuri Pfunda hari bariyeri y'interahamwe, ariko iyo tuvuze interahamwe urebye bari abaturage bahatuye. Bavuga interahamwe kuko akenshi baba ari abantu bamwe mu baturage babaga babifite mwo gutera hamwe, nyine bafitemo ubunararibonye n'ubwiyemezi. Noneho baransaka noneho mu byangombwa byanjye basangamo ikarita y'igihugu mu Rwanda. Ikarita y'u Rwanda muzajya mwibaza impamvu Mpayimana hagiye hose ntabwo ajya yisiga abana nayo. Nuko ubwo bahise bavuga bati ni gute wavuga ko uri umunyarwanda ugenda mu Rwanda ufite ikarita y'u Rwanda? Bisobanuye yuko utazi igihugu cyawe. Bivuze rero yuko nguri inyenzi, niko bahise bavuga. Bati nubwo twica abatutsi niwe mututsi mubi. Abatutsi nibo bafataga nk'aho ari ibyitso bya mbere by'inyenzi. Noneho nyine barakazita inyenzi. Noneho n'undi wese basanze batamuzi batamushaka, mbere yo kumwica bakamwita inyenzi. Mwibaze ko kugendana iyo karita urebye ni umuco navanye yuko hari imbere yaho nari narigeze kuyi Burayi. Noneho hakunda kureba ikarita y'u Rwanda, kuyigendana numvaga ari ugukunda igihugu cyanjye, kuko mu byangombwa naravugaga nti ndiho ndahunga, amaherezo yenda nshobora kuzajya no hanze y'igihugu, ariko numvaga nta iri mu atari indangamuntu yonyine ahubwo ni indangagihugu. Ikarita y'igihugu cy'u Rwanda numvaga kuyigendana no kuyihungana ntacyo bintwaye. Nyamara rero uwo munsi nari ngiye kuyizira. Nticyari igihe cyo kureba amazuru, nticyari igihe cyo kureba indangamuntu yanjye, nticyari igihe icyo bashaka bari bakibonye. Mu mutima wanjye numva ngiye kuzira akarengane, n'ubundi abishwe bose bazize akarengane. Hari saa 3 za mu gitondo. Nyamara burya abantu benshi bishwe mu Rwanda babishe nijoro. Nyange rero barambwiye ku mugaragaro bati imipanga ngiyi iri bugutema ijosi, aho turi bukwicire naha ngaho urahabona hano munsi y'umuringoti. Atariko turakwica nimugoroba bugorobye bawicaye aha ngaha. Ntuva saa 3 saa 6 saa 5 saa 9 kugeza isaa 11 abantu barahitaga. Habatakambira ntinyamuneka mwantabaye, bakandeba bakampema, dore ko uw'interahamwe zafataga burya nta washoboraga
kuzivuguruza. Ariko ubwo abo bose mu mutima nagiye mbona ko nyine bafatanije nabo kunyica. Bigeze mu masaa 11 hahita Daihatsu yari yuzuye abantu barenga nka 20 nyine bagiye ku Kibuye. Ndabatakambira, nta nijwi nari ngifite, sinzi aho narivanye. Umuntu wapfuye burya hari igice kiba kikikora, icyo gice cyo kuba ibihaha byari bigitera nari ngifite. Noneho ndababwira ni mwese mwibara uko mungana, nimuhita ahangaha mutamvuganiye ngo bandekure, nti buri wese azibarweho urupfu rwanjye. Iryo jambo nabwiye abo bantu buri gihe nkora nditekerezaho nkibaza impamvu tugomba kwifatanya n'abazize jenoside, impamvu tugomba gukunda n'abayirokotse, impamvu tugomba kugira ayo mateka yabo akaba yacu. Nuko koko nari convaincu, numvaga ibyo ndiho mvuga bifitiye impamvu, uko ubuzima bwanjye bwari bwarangiye. Hari hasigaye isaha imwe gusa ngo ijoro rigwe banyice. Uwo munsi wose niriwe ndebesha amaso yo mu mutima, nireba napfuye ndiho nsamba, amaraso ari ashibuka aho batemye. Mbona n'ubu ngubu buri gihe mba ndeba ahantu umupanga bagombaga kuwukubita mu masaa 12 ku ntijosi ryari kuba riri hariya, umutwe uri hariya. Ibyo byose nari narangije kubibona, iyo filimi nari narangije kuyireba, nabonye umwanya uhagije wo kunayisubiramo, ntegereje gusa ko babishyira mu bikorwa. Noneho muri abo masaha saa 11 iyo modoka maze kubabwira gutyo, havamo umugabo umwe, atari ko mwabagabo mwe muri kuri bariyeri. Uyu musore ko ari hababwira ko ngo yari umunyeshuri ngo muri Nyakinama, yaberetse ikarita y'ishuri, akabereka ibyangombwa, akabereka indangamuntu ko ari umunyarwanda. Wa mugani tuvuga yenda ko ari inyenzi. Ariko se reka turebe niba ibyo avuga byuko iyo Nyakinama ishobora kuba ari ukuri. Natubwira nibura abantu babiri mubazi bo muri iyo komine ya Nyakinama, kuraba ari ukuri, mumurekure. Ubwo kubw'amahirwe naribazaga ntariko se abanyeshuri twiganaga nimba babwira abaturage ntibabamenye, n'uyu mugabo nta mumenye. Ariko kuko umwaka wa mbere nari narawize mba hanze, hari umugabo wadutekeraga muri restaurant twaryagaho witwaga Mihati, ubwo mba ndamuvuze. Hari n'undi mugabo rero wakoraga mu kigo mu imbere muri service y'impapuro witwaga Makamba, nawe nari muzi. Ahantu nari maze imyaka 3 sinari kuba nibura wowe ntamuzi. Bavuze babiri, bari bambashije babiri. Iyo bambaza uwa gatatu sinari kumumenya, bari kunyica. Kubwo amahirwe bambashije babiri, mbona abo babiri, ayo mazina n'ubu ngubu yagumye mu mutima wanjye, sinzigera nyibagirwa. Ni nkaho ntegereza mvuga nti hari igihe nanone bazongera kuyambaza. Ariko rero uwapfuye agakirakira abakirakize, nta wundi uzongera kuyambaza, ndabyizeye. Ubwo bahise bavuga bati ngahari n'ikigende. Byo gukomeza ndabireka mpita mfata akagare subira kuri Mahoko, naho nahise nijugunya, sinongera kugenda mu nzira yagiye nyine. Noneho kugeza ku itariki ya 13 z'ukwa 7 aho igihiriri cy'abahunzi Kigali cyageze, nanjye nomokana nabo igoma muri Kongo. Ubwo kuva aho ngaho nkize urupfu, noneho nkijugunya mu gihiriri cy'abantu, kikaba ari cyo noneho kigenda kindinda, ntabwo bigaragaza neza ko ubuzima nari mbubonye. No kugendera mu gihiriri ntabwo rwaro rundi rupfu. Niyo mpamvu aho hose nahoraga numva nshaka kuzamura umutwe unongere ngire ubuzima. Nakomeje rero kugenda inzira yose mbitekereza, n'ubu ngubu mba ndi muri benshi, ariko nkavuga nti ese jyewe ubwanjye niki nshobora gukorera igihugu mbere yuko ngira abantu banshyigikiye, ngira abantu bamfasha. Kuba ndi jyenyine jyewe ubwanjye bifite iyihe nyungu? Urumva ko muri ruriya rupfu akenshi dukuramo imbaraga. Muri ruriya rupfu
tugomba kwemera ko igihugu cyacu gifite umwihariko dushobora kugenderaho, kuko nanjye byaranyubatse, byangize uwo ndiwe. Nuko rero dukomeze duharanire kudasiga inyuma n'amateka, kubera yuko hari igihe kigera tukabazwa impamvu tukiriho. Mu minsi iri imbere nzabagezaho noneho ibijyanye n'umushinga wanjye werekana nyine ko ndiho, ko nifuza ko n'igihugu kibaho kandi ko ntazigera ngitatira. Nzakomeza guharanira ko kimbamo nanjye nkakibamo, kikaba igihugu cy'amahoro, kikaba igihugu moderne, kikaba igihugu gifite demokarasi. Abantu bose basakuza bamaze kuba benshi cyane, bumva yuko intambara ngo ari ishobora gukemura ibintu, intwaro ko arizo zishobora kumvikanisha ibitekerezo. Nje sindi muri abo, nubwo ndi muri bantu bake. Abantera ubwoba, abafite ubwoba, abo bose tumenye ikiri imbere, nuko gukunda igihugu no guharanira impamvu igaragara ari ingenzi. Ndabashimiye rero, dukomeze twibuke, twiyubaka, twubaka igihugu cyacu, cyane cyane twamagane abantu bambura abandi ubuzima. Duharanire ubuzima, duharanire ko abantu babaho, duharanire ko abo bantu igihe bariho baganira mu mahoro, ubundi duharanire ko abantu bose babaho neza bakagira umurimo. Ngicyo icyo mu minsi iri imbere nzabaganiriza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.